gasa nabira nta kibazo ariko ndapfa kukambara ndapfa kugenda. Papa ugiye ku kazi? Yego sha mwana wa ngiye ku kazi. Nise papa kwako gapfukamunwa kawe gasa nabi. Uzi ko numvise kuri radio bavuga ngo ubundi agapfukamunwa umuntu aba agomba kukambara umunsi umwe cyangwa amasaha 6 akongera akakamesa akazabona kukambara cyangwa akagura twinshi akajya ahinduranya. None wowe kuva wakagura ntago ndabona ukamesa cyangwa ngo wongere ugahindura. Uranyumva iki cyana? Umva shaki bo aka gapfukamunwa urabona kadasa neza? Ariko papa nawe urasetsa. Nahise ko akaguze gafite ibara ry'umweru nkaba mbona kamaze kuba kaki ubwo karasa neza. Uranyumva iki cyana gasuzuguro kacyo? Cyana jya mu nzu vuba nta n'abantu bundi bemerewe gusohoka hanze. Jya mu nzu gira vuba. Papa nyamara nanjye ahubwo uzangurira agapfukamunwa. Hari igihe bantu mu munyu nkagenda nta gapfukamunwa mfite. Ubwo se umunsi nahuye na pandagari n'izantwara. Washaki bo mwana wanjye. Genda mu rugo nimba n'amafaranga zakakugurira. Uranyumva? Kandi ntugapfe kugenda uko ubonye kose batazagutwara kuko nkuko bivuga. Sawa papa kangende. Ariko nawe rwose ako gapfukamunwa kawe ntacyo kakurinda n'ubundi kuko karasa nabi. Cyana kirambwiye ariko kibabo ntago nenze kasigaye afite ubwenge bungana gutya. Aka gapfukamunwa karasa nabi pe. Usko ntari narakitegereje neza koko. No kwihagarara gusa naho ubundi karasa nabi pe. Sha kanjye n'imite njye kugura gashyashya. Nzajya nduhinduranya nzajya nkamesa uko bishoboka kose. Sha kubyara ni byiza rwose. Run. Nuko ari ukwihagararaho imbere y'umwana naho ubundi rwose nari nsebye.